Murakaza neza ku Gika TV, aho wiga amategeko y'umuhanda ugatsindira uruhushya rw'agateganyo ariyo provisoire vuba, ndetse ukabona uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga ariyo perimi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe kubisikana no kunyuranaho, itandukaniro ryabyo. Kubisikana no kunyuranaho rero abantu benshi bakunze kubyitiranya, ariko reka tubisobanure mu magambo yumvikana atari amagambo avunanye yo mu igazeti. Ushaka kwiga igazeti neza, tangira ku gika cya mbere uragenda usobanukirwa ku murongo. Kunyuranaho rero, reka duhere kubisikana kuko niho abantu benshi bakunze kugira urujijo. Kubisikana bibera ku ruhande rw'iburyo, kandi uburyo bwo kubisikana no kunyuranaho bireba gusa ibinyabiziga bigenda. Icyo nacyo ugomba kukimenya kuko hari igihe bakibaza bakagishyira mu mahitamo. Bireba gusa ibinyabiziga bigenda. Kubisikana rero ni igihe ikinyabiziga kiri guturuka aho werekera kiguciyeho, wowe uri mu kinyabiziga kiri mu cyerekezo ujyamo, hari ikinyabiziga kiri guturuka aho werekera. Ni ukuvuga ngo nibyo bita kubisikana. Ni ukuvuga uba uri kukirebera mu ruhande rw'ibumoso bwawe, wowe uri mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda, hanyuma kikaza uri kukireba imbere hacyo kiri kuva mu cyerekezo uri kujyamo. Urumva cyo kiba kiri ku ruhande rw'ibumoso, kigahita kigucaho. Ubwo mukaba murabisikanye, kigahita kijya inyuma aho uri guturuka. Ndatekereza ko biri kumvikana neza. Hanyuma kunyuranaho rero ni kwa kundi muba muri mu muhanda, ibinyabiziga biri kujya mu cyerekezo kimwe. Ni ukuvuga ikinyabiziga kiri inyuma y'ikindi mu buryo bwumvikana. Ubwo nyine kunyuranaho ni bimwe abantu benshi bazi nko kudepansa. Ushaka kunyura ku kinyabiziga nyine kugira ngo ugereyo mbere. Ndatekereza ko icyo cyumvikanye. Ibyo rero igazeti bivugaho biri mu bibazo bakunda kubaza, reka turebeho nabyo bikeya twihuta. Ndatekereza ko mumaze gusobanukirwa. Kubisikana bikorerwa ku ruhande rw'iburyo. Umuyobozi wese ubisikana n'undi agomba gusiga ibumoso bwe umwanya uhagije. Impamvu bavuga ko kubisikana bikorerwa iruhande rw'iburyo ni uko iyo ikinyabiziga kiri guturuka mu cyerekezo uri kujyamo, ugomba kwegera ku ruhande rw'iburyo ugasiga umwanya ku ruhande rw'ibumoso kugira ngo mubashe kunyuranaho nta nkomyi. Dukomeze. Kugira ngo itambuka ryorohe ndetse byaba ngombwa akegera inkombe y'iburyo. Nibyo nari ndi kubabwira, inkombe y'iburyo y'umuhanda. Iyo mu gihe cyo kubisikana abangamiwe n'inkomyi cyangwa n'abandi bagenzi, agomba kugenda buhoro kandi byaba ngombwa agahagarara akanya gato. Ni kwa kundi igihe umuhanda aba ari mutoya, ikinyabiziga kiri guturuka aho werekera, mugiye kubisikana ntimugomba gukomanaho, nyine mugomba koroherana, kwitonda, ndetse byaba ngombwa mukanahagarara. Kugira ngo umugenzi cyangwa abagenzi bava mu cyerekezo baganamo bahite. Nibyo nari ndi kuvugaho. Iyo ubugari bw'umuhanda budahagije kugira ngo ibisikana ryorohe, abayobozi bashobora kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, ariko bigakorwa ku buryo bitaza kubangamira abagenzi bazirimo. Ni ukuvuga ngo hari igihe umuhanda aba ari muto, ariko
inzira y'abanyamaguru hari ukuntu ikinyabiziga cyahaca, rero uragerageza mukoroherana ukahaca ariko ku buryo utaza kubangamira abanyamaguru, kuko abanyamaguru baba ari abere nta nubwo baba bazi amategeko y'umuhanda, rero muba mugomba kuborohera. Iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo ibisikana ryorohe nta nkomyi, abagenzi bategetswe koroherana kugira ngo batambuke. Koroherana nyine ibyo ni ibintu byumvikana, ahubwo ikibazo gikunda kubazwa kuri ibi ngibi byo koroherana, ni ukuvuga mu mihanda yo mu misozi no mu zindi nzira nyabagendwa zicuramye cyane cyane, aho ibisikana ridashoboka cyangwa riruhije, umuyobozi w'ikinyabiziga kimanuka agomba gushyira ku ruhande ikinyabiziga atwaye kugira ngo areke ikinyabiziga cyose kizamuka gitambuke. Ni ukuvuga hano bari kuvuga ku kijyanye na priorite y'ibinyabiziga biri kubisikana. Iyo ari ahantu hamanuka hacuramye nyine urumva ikinyabiziga mugiye kubisikana kiba kiri kumanuka wowe uzamuka. Ni ukuvuga umuntu uba ufite priorite yo gutambuka cyane ni uri kuzamuka, uri kumanuka agomba kumuha nyine inzira akajya ku ruhande we agatambuka, ariko ntibibujije ko wenda ni wowe ufite priorite, wowe uri kuzamuka, ariko hari aho bavuga ko mugomba koroherana bitewe n'uburyo imihanda yaho imeze. Niba ufite ahantu ho kuba wajya wowe uri kuzamuka undi akamanuka nabyo birashoboka, ariko uzamuka niwe ufite priorite, umanuka akamubererekera nyine. Murakoze gukurikirana Amategeko y'Umuhanda ku Gika TV, mukomeze kumererwa neza kandi mukore subscribe kugira ngo mubone byinshi byisumbuyeho. Mugire amahoro.